Umva peti, n'inoti ya 2 ngiyi. No yijya noneho. Namenya kufita amadayimoni. Many times so. Ayo sinu yamara. No kuri phone ariko. Nireka ngwire nuze we. Ngenda kubwira Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. No papa English reka nkora ku ruganda noneho zimeze. Tugiye kuzadukina urusimbi maze nitwangiza tubona abantu bari guturuka hariya maze utangire undya nanjye ndi kwirisha noneho umuntu nazajya abona bimurarye cyane agira ngo ni amahirwe kandi twabipanga. Nazi ko ari byo. Kana Mariso yabirahurira gese. Kandi namufitemo imbaraga bari 5 bari 3. Namufitemo 5. Noneho mutigiye gukora ndagasa. Nyine kuno ugiye kugenda urumva tugiye gukina nyine urusimbi rwacu. Nyine ukuntu tugiye kujya tubigenza kujya mfata amafaranga yashiremo hano we nabaguki sibyo nimara go yashiramo hano ningira gutya nyine kazajya kabaraka kaboko ningira gutya bazabara kazajya kabaraka nka none nyine abantu bazajya baza nyine bagiye babona ko imikino nyine ari yanyaye ujye wirisha cyane nirisha sibyo ntari bitutangire none se papa English we nakuntu twabanza tugakora example kugira ngo ibyo turi bwakore bitari bwa kwame examples bikamwereka ko tugiye kujya tubigenza ndekiremo amafaranga none umwe wichisiri bitubibona nyine uko turaye You can be prosecuted for that. Ujye unabanza nyine werekane ko nyine ushaka kuki twari utangire kabisa ruguru se n'abantu bari gucaho nari Man, wenda kugenda ndakurya kadukine man so man wowe rero muri kunyira bapro hano hari urusimbi rukaza wende kujya dauri kuri ndagwereka wombera mu ati don Jama ko mfite ubusex wambabare nanjye reka peti bireka manse nyine ho gato manse nkora amayanje umva peti n'inoti ya 2 ngiyi no yijya noneho namenya kufita amadayimoni eshiro nkasukume jama twaje ye kukujya iwanyu zandiko mu mateka akira ari washyize hari mugira inama washyira hariya kuri wariya y'amahirwe oya ndashyira izo moyo za sinzi cyane washize rapiti yawe izo moyo za nazo nyine gira turebe ninakubwiye yesu yambara mani ugiye nkomeze nyine mani mboro ngiye nkomeze wa rekamane so mani ase wambone oya bro we wandiye mwana wanyimbanze muroga ibi diamond nubwo aya mafaranga aya reka nemere nyakine wacana tuza wacana oya reka nyine uyu mugabo nabonye agira imyaka reka mbanze mu jihonani we papa English reka mbe nyine muri turusiga nawe kamaze ngiye kuno petit bonde nakumarishe nawe ari gihe ariko wanyibye peti uri kumfisha gukina ndashaka gukina ariko wowe mbere ni ngugi simba nurira uko nurira agwanyoko many times sangaho mfite 500 gatwagirira peti ngiye kukujya kindi gihe kanyori igihumbi nari kira akanyashyira ngaha bigiye byakakira peti ntago isubira ntago nisubira wakisubira oya naho byakonje ntago isubira ntago nisubira tizukuri yes what it be ntago uzi kubikina se ntugambe imikino y'Imana sasa rero wongeye kugusobanurira nta kibazo ninjira gutya nyine wenda tuvuge ngo uhisemo nkanga yego muri ngaho amafaranga hano urabariye none uhitamo hano nugusa nyine nayashyira hano ubwo ndayatwara nyine nta kintu uraburiye ako nuyashyira hano uraburiye amafaranga nta kibazo so ubifashe ndaze kuvuga ngo nakwibye kibazo yes ndakuriye icyumve cyanjye cyagikinyiriye uyariye cyane icyumve cyanjye gikinyiriye ubu tugiye kuhakoresha amandazi wazi tugakomeza tugakina
Munyamandazi cy'umuntu. Cyari ko tugakomeza tugakina. Ufite agabundi Bernard mu Mfite hano amafaranga. Mfite woke. yagiye mise cyabare. Amandazi cy'umuntu niba nayabonye nta kibazo. Naho genda nawe. Ariko ni uzabona n'abantu. Tumbiyese. Ubuzima zaburya mu turi kumwe Reka buretse gatoya ni kwa nimba ugiye kugwa ahubwo gira vava hanga hari kubera iki umva nyine mfite amafaranga se mbanze ngusobanurire neza amafaranga yarahari mfite angahe amafaranga mfite kora mfite igihumbi na magana atanu hano mfite 2,500 nyine mbwirihutishe nyine turebe ni iki muri kuranga nyine twe turi gukina urusimbi ndaruzi cyane ahubwo wowe shyiraho nkurye vava muri kubishyira gute wowe uretse mbanze gusobanura turi gukina urusimbi wanjye ubwo amafaranga yawe nanjye ubwo nakurya ukama amafaranga yawe kubyumva nyine ko umuhanda amafaranga ahubwo mubuye buryo nze guhereka urugero nawe kiravafu hanga ntabwo mudayabarye ambo tugiye gukina nimfata amafaranga nkayashyira muri iki kiganza ugashyiraho ahandi amafaranga uraba wandiye yareba oya utayareba nayahishe n'ikiranga ahubwo ndabona yariye n'ikiranga ntabwo ndabona ikiranga nyine dukine uri tayari urashaka sex bwa mbere nari kibazo shikiye kanka ngiye kukurya ku buryo n'undi munsi uza abantu twari mwareba bangaye se sasa abatipare kurya no kurya nde tumbanze mu cyuganya amagara akira akira amafaranga yanjye washyize ni hano shayi na umgungurya nakubwiye ngo ni hano fungura ni hano nakubwiye yari yeso wacu nabikubwiye bro nabikubwiye amafaranga ibintu twabikinye kuva muri 80 wowe nguraje ngura umuntu ngo nyine nguri kumva wanje ufite n'ari mafaranga dukine se buriya igihumbi cyane ndakubwiye ngo amafaranga aracyahari many times so aya yose niyamara no kuri phone ariko nakubwiye ko phone ariko wazi ufite phone ukora beze nkawe ngaki tanze bakariye bakamarije yakuganya amagambo nawe nimvugiye siraho nyine gira fafu nahanga cyangwa se nahanga bro nayari ahangana no nayari orangera shati bro nakubwiye ngo ndakurya bwiye ngo ayengaya ariko wagabanyije amagambo nyine shyiraho nkwereka nakurya kuko nkakutukuza waki ngaha nahangaha niho misemo ndakurya none ufite imyaka ingahe yose afite uko yita ako nta kuntu twabikora urumva rwako amafaranga yanjye yose arashize nyine atagiye kugira ngareka ngere iki ngiye ko nari bwongere gukina nawe nyine reba nk'umuntu ingofero si nziza tuvugisha ukuri ni nziza yose hagaza ngahe si bine ngareka basi nyashyireho izume sensa nawe nta ngofero wambaye nise kuri dawe wewe natawe uri kuri wewe kuyambaye buje kuri maringaringa kanyishyiraho urumva basi umwe nk'izo nyine nari ngiye nayiguhaye ubwo niyo nshese nsheke igihumbi kugira ngo bihwane nsheke igihumbi ndabazi nsheke igihumbi bashyira kuda irayagaruza nari kabisa irayagaruza ngiye ndambitse hano urambitsaga ndavuze ngo ndambitse ahangaha Brother, did you watch? Watch. Washete ishati. Wewe chete na hivi. Kila kuriye. Basi ishati ishyireho sensa gusa. Nari bikiri. reka mbwire ntuze we ngenda kubwira ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga na box urayishyira hose gashyirwe mu mwobo wa kigoryo. Assalamu alaikum wa alaikum matullahi wa barakatuh. Niko hanyuma nkacyakubaza